Amahoro y'Imana ku bakunzi ba Rukizangabashami Official TV, nongeye kubararika mbararikira ibiganiro byacu n'amakuru yacu nk'uko nkunze kubabwira. Uyu munsi tukaba tugiye gusubukura ikiganiro twagiranye ubushize, mbabwira ko ari igice cya kabiri. Icya mbere ariko mbabwira ko nzabagezaho igice cya kabiri. Igice cya kabiri rero ngiki kiraje. Ikiganiro cya mbere rero nabasomeraga X cyangwa se X Twitter, niko abantu niryo jambo abantu bacyumva neza ryo kuvuga Twitter, ariko ni X, murabizi ko byahindutse. Uyu munsi rero nkaba agiye kubagezaho ikiganiro gikurikira icya mbere, ubwo ni igice cya kabiri. Icya mbere kikaba cyaravugaga kuri X cyangwa se kuri investigation cyangwa se inkuru icukumbuye umunyamakuru witwa Robin yakoze ubwo yacukumburaga ibibazo bya Anglican Church. Kandi murabizi ko Anglican Church twayivuzeho cyane kuri iyi channel Rukizangabashami Official, kandi ntituzanabireka. Hari umucuranzi umwe w'umunyarwanda wigeze kuvuga ngo hari abakeka twabireka, ngo ariko ngo ntabwo ngo kugira gute, ngo si ukugira gute, ngo ariko abakeka ko twareka izi nkuru byo rwose ntibihangane, ntabwo tuzabireka as long as cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose tuzaba tukibona amakuru mashya, igihe cyose tuzaba tukibona ibishya muri Anglican Church, ntabwo twabura kubivuga, ariko nanone bitari mu buryo bwo gusenya, ahubwo mu buryo bwo kubaka umurimo w'Imana no kubaka church, kugira ngo abantu bakomeze baryoherwe n'ibyo Nyagasani yabahaye kugira ngo bagenderemo. Komantere ni nyinshi, hari abavuga batari ko nk'ubwo wowe urashaka iki? Ndashaka amakuru nibyo biryo byanjye. Iyo nayabonye aba ari amahoro rwose, ndayatanga, ariko kandi nkakora uburyo bwose bushoboka ku buryo aba amakuru yubaka, ari amakuru adasenya. Niyo mpamvu iyo tugiye kubagezaho amakuru nk'aya tuba turi ku mpande zose. Ndavuga uruhande rwanjye, ndavuga uruhande rw'abo mbwira, ndavuga abo bireba, abo ngabo ndetse cyane cyane nibo umuntu yitaho kugira ngo sosiyete yacu ikomeze irusheho kuba nziza. Abakeka rero ko nareka amakuru ya Anglican ntibasubize amerwe mu isaho, nzakomeza nyavuge mu gihe cyose hazaba hari ibyo kuvuga, atari ukuvuga ubusa. Ikindi kandi ntabwo ari Anglican Church gusa, si wo muhamagaro wanjye, nzavuga n'ibindi, nzavuga ibihe igihugu cyacu kibamo, nzavuga ubuzima bwa muntu, aho umuntu aba hose, uko bigenda kose, rwose nzabivuga. Wa mugani wa ndirimbo ngo ibitagenda nimbibona nzabivuga, ngo kuko ibyo His Excellence yagezeho ntawabisenya ndeba, kirazira. Nanjye rero ntawasenya Anglican Church ndeba. Anglican Church yandeze ikangira uwo ndi we, nkayisengeramo, nkayiryoherwamo, nkagira gute, nkabona ababyeyi banjye bayinjoyinga, baryohewe, bakundanye. Ndabyibuka ubwo mama yabaga yibereye mu turimo twe aho ngaho mu gikari na data, ukumva bacuranze, ukumva baririmbye indirimbo amarawa manige bibibyona, ukumva undi rero aramwakiriye, kandi abohorore mbohe eshagama yereza kimwe ehano ryo bunyabibi abesirwe kibi kubahurira erakariye ryembabazi besimahabwo kukirenaku bagira amasemererwa. Ngo abishwe n'ikibi iyo bumvise ijwi rye ry'imbabazi, ngo barishima kuko baba bagiye gukira ibibi byose. Besima ahabwo kukirenaku, hanyuma bakagira amasemererwa, bakaryoherwa, bakongera bakagira ibyishimo. Nakwibagirwa nte ko ibyo byabayeho? Nakwibagirwa nte ko
ko Anglican Church yambereye umubyeyi n'ubu ngubu ikiri umubyeyi. Muri Bible, muri Zaburi ngira ngo ijana na mirongo itatu na gatandatu, murantunge ninibeshya, baravuga ngo twicaraga ku mugezi w'i Babuloni ngo iruhande rw'imigezi y'i Babuloni, ngo abari baratujyanyeho iminyago ngo bakatubwira ngo nituririmbe indirimbo z'i Siyoni. Noneho ngo bagahindukira bakavuga ngo twaririmba dute indirimbo z'i Siyoni kandi turi mu gihugu cy'ubunyage, ngo Yeruzalemu we ninkwibagirwa ukuboko kwanjye kw'iburyo kuzibagirane. Urumva, none twaririmba dute? Ni nka kwa kundi muri wa mwiherero w'abapasiteri 600 ishyo. Amahoro y'Imana ku bakunzi ba Rukizangabo Shami Official TV, nongeye kubararika mbararikira ibiganiro byacu n'amakuru yacu nk'uko nkunze kubabwira. Uyu munsi tukaba tugiye gusukura ikiganiro twagiranye ubushize, mbabwira ko ari igice cya kabiri. Icya mbere ariko mbabwira ko nzabagezaho igice cya kabiri. Igice cya kabiri rero ngiki kiraje. Ikiganiro cya mbere rero nabasomeraga X cyangwa se X Twitter, niko abantu niryo jambo abantu bacyumva neza ryo kuvuga Twitter, ariko ni X, murabizi ko byahindutse. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubagezaho ikiganiro gikurikira icya mbere, ubwo ni igice cya kabiri. Icya mbere kikaba cyaravugaga kuri X cyangwa se kuri investigation cyangwa se inkuru icukumbuye umunyamakuru witwa Robin yakoze ubwo yacukumburaga ibibazo bya Anglican Church. Kandi murabizi ko Anglican Church twayivuzeho cyane kuri iyi channel Rukizangabo Shami Official, kandi ntituzanabireka. Hari umucuranzi umwe w'umunyarwanda wigeze kuvuga ngo hari abakeka twabireka, ngo ariko ngo ntabwo ngo kugira gute, ngo si ukugira gute, ngo ariko abakeka ko twareka izi nkuru byo rwose nibihangane, ntabwo tuzabireka as long as, cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose tuzaba tukibona amakuru mashya, igihe cyose tuzaba tukibona ibishya muri Anglican Church, ntabwo twabura kubivuga, ariko nanone bitari mu buryo bwo gusenya, ahubwo mu buryo bwo kubaka umurimo w'Imana no kubaka church, kugira ngo abantu bakomeze baryoherwe n'ibyo Nyagasani yabahaye kugira ngo bagenderemo. Komantere ni nyinshi, hari abavuga bati ariko nk'ubwo wowe urashaka iki? Ndashaka amakuru. Amakuru nibyo biryo byanjye, iyo nayabonye aba ari amahoro rwose, ndayatanga, ariko kandi nkakora uburyo bwose bushoboka ku buryo aba amakuru yubaka, ari amakuru adasenya. Niyo mpamvu iyo tugiye kubagezaho amakuru nk'aya tuba turi ku mpande zose. Ndavuga uruhande rwanjye, ndavuga uruhande rw'abo mbwira, ndavuga abo bireba, abo ngabo ndetse cyane cyane nibo umuntu yitaho kugira ngo sosiyete yacu ikomeze irusheho kuba nziza. Abakeka rero ko nareka amakuru ya Anglican ntibasubize amerwe mu isaho, nzakomeza nyavuge mu gihe cyose hazaba hari ibyo kuvuga, atari ukuvuga ubusa. Ikindi kandi ntabwo ari Anglican Church gusa, si wo muhamagaro wanjye, nzavuga n'ibindi, nzavuga ibihe igihugu cyacu kibamo, nzavuga ubuzima bwa muntu, aho umuntu aba hose, uko bigenda kose, rwose nzabivuga. Wa mugani wa ndirimbo ngo ibitagenda nimbibona nzabivuga, ngo kuko ibyo His Excellence yagezeho ntawabisenya ndeba, kirazira. Nanjye rero ntawasenya Anglican Church ndeba. Anglican Church yandeze ikangira uwo ndi we, nkayisengeramo, nkayiryoherwamo, nkagira gute, nkabona ababyeyi banjye bayinjoyinga, baryohewe, bakundanye. Ndabyibuka ubwo mama yabaga yibereye mu turimo twe aho ngaho mu gikari na data, ukumva bacuranze, ukumva baririmbye indirimbo amarahwa manige bibibyona, ukumva undi rero aramwakiriye, kandi abohorore mbohe eshagama yereza kimwe
hano ryo munyabibi abesirwe kibi kubahurira erakariye mbabazi besi mahabo kukirenaku bagira amasemererwa ngo abishwe n'ikibi iyo bumvise ijwi rye ry'imbabazi ngo barishima kuko baba bagiye gukira ibibi byose besima ahabwo ku kirenaku hanyuma bakagira amasemererwa bakaryoherwa bakongera bakagira ibyishimo nakwibagirwa nte ko ibyo byabayeho nakwibagirwa nte ko Anglican Church yambereye umubyeyi n'ubu ngubu ikiri umubyeyi muri Bible muri Zaburi ngira ngo 136 murantunge ninibeshya baravuga ngo twicaraga ku mugezi w'i Babuloni ngo iruhande rw'imigezi y'i Babuloni ngo abari baratujyanyeho iminyago ngo bakatubwira ngo nituririmbe indirimbo z'i Siyoni noneho ngo bagahindukira bakavuga ngo twaririmba dute indirimbo z'i Siyoni kandi turi mu gihugu cy'ubunyage ngo Yeruzalemu we ninkwibagirwa ukuboko kwanjye kw'iburyo kuzibagirane urumva none twaririmba dute ni nka kwa kundi muri wa mwiherero w'abapasiteri 600 ishyo byo twigeze tubona mu ivanjiri abantu abize inshuti bakunzi bacu rero nababwiraga ko nje mu kiganiro cya kabiri giherekeza kiriya cya mbere icya mbere nabasomeraga tweet yuriya munyamakuru Robin nababwiye ko mwanayisanga ku rukuta rwanjye rwa X kubera ko narayitwitinze kuko nabonaga irimo amakuru menshi ikindi kandi hari abavuga ko bidafunguka hari n'abari batangiye kuvuga bati bayisibye ntabwo isibye rwose n'ubu ngubu ndimo kuyireba nkayibona narangiye abantu bashobora gushaka iyo tweet kugira ngo babone ko atari n'igihuha ko bajya ku rukuta rwanjye ruasham hatariho @ruasham ubwo ugiyeho cyangwa se ugakoresha search ukandika Rukizangabo Shami Aloys ushobora kuyibona ariko wanditse ngo @ruasham icyo giheho rwose wahita uhagera ukayibona ukabona iyo tweet uwo muntu yanditse naringejeje rero aho bavugaga ko hari ibizibiti n'ubu ngubu ndabibona kuri computer yanjye aho bavuga ko hari ibizibiti ko Chantal Mbanda Archbishop umugore wa Archbishop yafashe loni cyangwa se yafashe inguzanyo muri diocese ya Shyira y'ibihumbi 12 by'idolari akaba atarigeze yishyura mbibutse ko uyu muntu wanditse ibi bintu yavugaga ati hagati y'aba bantu namwe muzagenzure nkoresheje igenzura nakoze muzarebe abakwiriye kuba bari muri gereza ntawe twifuriza gereza ahubwo ngiye navuga ngo abashobora kuba bagaragara ko bari mu makosa bikosore naho gereza irakatsindwa nyine bitubaho ukabona wayigezemo ariko burya sagasani k'i Rwanda sagasani gasengwa si ahantu ushobora kwifuriza mugenzi wawe ngo azajye hanyuma nari nababwiye ko n'umwana ngo wa Archbishop Mbanda nawe yakoze recording gigs ni ukuvuga yafashe amashusho n'amajwi bidaciye muri procurement cyangwa se bidaciye mu gutanga amasoko ahabwa miliyoni 4 n'ibihumbi 600 ibyo nari nababwiye ukuntu ngo hariho uburyo mu bukwe bw'umukobwa wa Mbanda witwa Erika naho hatanzwe miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda nta nama ibyanzuye nibura ngo batwerere umukobwa wa Archbishop ibyo ngibyo nari nabibabwiye nabyo ariko mvuga ngo abantu tuvuga amazina muri izi nkuru bajye bihangana ni ukuri ntabwo ari ibintu byiza ariko iyo byagiye ku karubanda nk'aka ngaka nababwiye ko reka mbanze mbabwire ko abantu bataginze iyi tweet yageze mu biro by'umukuru w'igihugu
yageze mu biro by'umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, nawe yamuhaye iyi tweet, yamuhaye iyi X, nayo yageze mu biro muri za pariyamenti, yageze ahantu henshi ku buryo n'ibitangazamakuru byinshi na RBA nabonye barayihaye, na radiyo disi na TV10 na Nakorera nabo barabahaye, na za TV1 Rwanda barazihaye. Umva ntaho ibintu byageze ahantu kure rwose, ku buryo kuvugamo aya mazina yego biba bihanda ku bavugwa, ariko bihangane, ubundi ntabwo ari umuco wacu kuvuga amazina y'abantu, ariko byageze ku karubanda nk'aka ngaka biravugwa. Hanyuma ngo nari nageze rero ko inama zose cyangwa se n'amahugurwa yabaga hariya Ishyira ngo yagombaga kujya kuri Montana Visitor Hotel muri Kidaho, ikaba ari iya Archbishop Mbanda, kandi mu gihe hariya kuri diyosezi ya Shyira hari za guest house n'ahantu hashobora gukorerwa inama, ariko ngo zikajya hariya, ubwo urumva ko babibara nka ruswa. Hanyuma nari nababwiye ko ntuza dina zikomeye cyane mu itangazamakuru ntitwemerewe kuvuga ngo cyane, ariko ni dina zikomeye ngo zaberaga muri iyo hoteli, zikatwara miliyoni 12 n'ibihumbi 100 ngira ngo mu ijoro rimwe, niko yanditse. Kandi mbibutse ko muri iyi tweet harimo n'ibizibiti, harimo na za attachment zerekana uko ayo mafaranga yagiye atangwa. Nimujya ku rukuta rwanjye rwa X murabibona. Hanyuma ngo Archbishop Mbanda, ahangaha niho naherukiriye, yavugaga ko ngo iyi Montana Visitor Hotel ngo bashakaga kuyigurisha. Hanyuma noneho ngo Archbishop Mbanda agashaka kwite ngo yarahishwe, urumva. Hanyuma ngo Mbanda noneho ngo atangira gukoresha igisa naho ari ukugira ngo gisimbure, hakoreshwe uburyo bwo gusimbura Sam, to replace Bishop Sam who was not dancing to his corruption, yego, ngo kugira ngo heguzwe Samu cyangwa se Samu asigwe umwanda, kugira ngo babone uko bamusimbuza, urumva. Hanyuma ngo iyo ripoti ngo ntabwo yigeze isinywa n'aba auditors cyangwa se ngo ihabwe abo ireba, ahubwo yahise izimizwa. Ngo yarazimijwe, yigira mu maboko ya Mbanda, yigira mu maboko ya Archbishop. Ahangaha niko akomeza abivuga, avuga ati ibi ngibi nabyo bigaragaza ko ifungwa rya Bishop Sam Mugisha rishobora kuba ryarabayemo amanyanga. Akavuga ati nyamuna ibi ngibi nibirebwe. Nigeze kubabwira ko iyi tweet cyangwa se gutabaza cyangwa se iyi tweet, iyi X yageze ahantu kure, kubera ko burya ikintu iyo cyageze mu biro bya nyakubahwa perezida wa repubulika bikagera mu buyobozi bwose haba hehe, ukabona byageze aho ngaho hose, uhita ubona ko umuntu yatabaje koko. Igisigaye kumenya ni uko nabonye ngo ashobora no kuzaza akaza agakora ikintu cyose cyitwa iperereza kugira ngo tuzamenye ukuri. Yarabivuze rwose ahangaha, ariko nanone akaba agikomeza. Reka ndebe muri computer yanjye, yavugaga ko the House of Bishops commissioned investigation into the two pastora. Yego, avuga ko House of Bishop nabo hari icyo bakoze. Akavuga ati sinode ya ntuza yashyira nanone, ati nayo ni ukuyireba,
ati kuko bandikiye Archbishop bamubwira uko ibintu bimeze, ariko nanone ntibyitabwaho. Ndimo kubireba neza, munyihanganire mbirebe neza kuko aha yego. Hanyuma aravuga ngo the House of Bishop commissioned an investigation into the two pastors allegation against the Bishop Sam, and the report was submitted kuri uriya and be the report because it was clean and in service plan. Ngo House of Bishops ngo bakoze uko bashoboye kose, bakora investigation, bakora icukumbura ku bapasiteri babiri babandi nigeze kubabwira, barimo Kabaragasa, hakabamo n'undi ngira ngo muramwibuka. Hanyuma ngo babikoraho iperereza, bavuga bati reka turebe ibi bintu bakoresheje barega Bishop Sam, turebe uko bimeze. Hanyuma noneho ngo ripoti yavuyemo ngo yajyanywe kwa Bishop Mbanda. Hanyuma noneho iyo ripoti nta kintu yamaze, cyangwa se ntibigeze bayiha uburemere, ngo kubera ko yashyiraga ahagaragara ko Bishop Sam arengana. Iyo ngiyo rwose ngo yarazimiye, barayihorera bayifata nk'ibintu biri aho ngaho. Hanyuma ngo sinodi ya diyosezi ya Shyira nayo yandikiye Archbishop, yandikira na Perezida Paul Kagame, Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ariko Muduku aravuga ngo ariko ntituzi neza niba iyo baruwa yarigeze igera kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kubera ibintu twavuze haruguru, ukuntu ngo bagenda baniga communication. Urumva ngo bagenda baniga communication, ati kubera ko explaining the Shyira issues in vain. Mati iyo baruwa nayo yerekanaga ibintu birimo kubera Ishyira, ariko nta kintu byigeze, iyo baruwa nta kintu yigeze igeraho. Ntabwo twigeze tubona feedback, ntabwo twigeze tubona hari icyo babikoraho. Bakavuga bati dufite ubwoba ko iyo baruwa ishobora kuba itarigeze igera no kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Yewe ni byinshi rwose, ariko byo twigeze tubona mu ivanjiri abantu abize. Inshuti bakunzi bacu rero, nababwiraga ko nje mu kiganiro cya kabiri giherekeza kiriya cya mbere. Icya mbere nabasomeraga tweet yuriya munyamakuru Robin, nababwiye ko mwanayisanga ku rukuta rwanjye rwa X, kubera ko narayitwitinze kuko nabonaga irimo amakuru menshi. Ikindi kandi hari abavuga ko bidafunguka, hari n'abari batangiye kuvuga bati bayisibye. Ntabwo isibye rwose, n'ubu ngubu ndimo kuyireba nkayibona. Narangiye abantu bashobora gushaka iyo tweet kugira ngo babone ko atari n'igihuha, ko bajya ku rukuta rwanjye Ruasham @Ruasham hatariho i @Ruasham. Ubwo ugiyeho cyangwa se ugakoresha search ukandika Rukizangabo Shami Aloys, ushobora kuyibona. Ariko wanditse ngo @Ruasham, icyo giheho rwose wahita uhagera ukayibona, ukabona iyo tweet uwo muntu yanditse. Nari ngejeje rero aho bavugaga ko hari ibizibiti, n'ubu ngubu ndabibona kuri computer yanjye, aho bavuga ko hari ibizibiti ko Chantal Mbanda, Archbishop, umugore wa Archbishop, yafashe loni cyangwa se yafashe inguzanyo muri diyosezi ya Shyira y'ibihumbi 12 by'idolari, akaba atarigeze ayishyura. Mbibutse ko uyu muntu wanditse ibi bintu yavugaga ati hagati y'aba bantu namwe muzagenzure, nkoresheje igenzura nakoze, muzarebe abakwiriye kuba bari muri gereza. Ntawe twifuriza gereza, ahubwo ngiye navuga ngo
abashobora kuba bagaragara ko bari mu makosa bikosore naho gereza yo irakatsindwa nyine. Bitubaho ukabona wayigezemo, ariko burya si agasani k'i Rwanda, si agasani gasengwa, si ahantu ushobora kwifuriza mugenzi wawe ngo azajye. Hanyuma nari nababwiye ko n'umwana ngo wa Archbishop Mbanda nawe yakoze recording gigs, ni ukuvuga yafashe amashusho n'amajwi bidaciye muri procurement cyangwa se bidaciye mu gutanga amasoko, ahabwa miliyoni 4 n'ibihumbi 600. Ibyo nari nababwiye ukuntu ngo hariho uburyo mu bukwe bw'umukobwa wa Mbanda witwa Erika naho hatanzwe miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, nta nama ibyanzuye nibura ngo batwerere umukobwa wa Archbishop. Ibyo ngibyo nari nabibabwiye nabyo, ariko mvuga ngo abantu tuvuga amazina muri izi nkuru bajye bihangana. Ni ukuri ntabwo ari ibintu byiza, ariko iyo byagiye ku karubanda nk'aka ngaka, nababwiye ko reka mbanze mbabwire ko abantu bataginze iyi tweet yageze mu biro by'umukuru w'igihugu. Yageze mu biro by'umukuru w'igihugu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe yamuhaye iyi tweet, yamuhaye iyi X, nayo yageze mu biro muri za pariyamenti, yageze ahantu henshi ku buryo n'ibitangazamakuru byinshi na RBA nabonye barayihaye, na Radio 10 na TV10 nanakorera nabo barabahaye, na za TV1 Rwanda barazihaye. Umva ntaho ibintu byageze ahantu kure rwose, ku buryo kuvugamo aya mazina yego biba bihanda ku bavugwa, ariko bihangane, ubundi ntabwo ari umuco wacu kuvuga amazina y'abantu, ariko byageze ku karubanda nk'aka ngaka biravugwa. Hanyuma ngo nari nageze rero ko inama zose cyangwa se n'amahugurwa yabaga hariya Ishyira ngo yagombaga kujya kuri Montana Visitor Hotel muri Kidaho, ikaba ari iya Archbishop Mbanda, kandi mu gihe hariya kuri Diocese ya Shyira hari za guest house n'ahantu hashobora gukorerwa inama, ariko ngo zikajya hariya, ubwo urumva ko babibara nka ruswa. Hanyuma nari nababwiye ko ntuza dina zikomeye cyane mu itangazamakuru ntitwemerewe kuvuga ngo cyane, ariko ni dina zikomeye ngo zaberaga muri iyo hoteli, zikatwara miliyoni 12 n'ibihumbi 100 ngira ngo mu ijoro rimwe, niko yanditse. Kandi mbibutse ko muri iyi tweet harimo n'ibizibiti, harimo na za attachment zerekana uko ayo mafaranga yagiye atangwa. Nimujya ku rukuta rwanjye rwa X murabibona. Hanyuma ngo Archbishop Mbanda, ahangaha niho naherukiriye, yavugaga ko ngo iyi Montana Visitor Hotel ngo bashakaga kuyigurisha, hanyuma noneho ngo Archbishop Mbanda agashaka. Hanyuma nari nababwiye ko ntuza dina zikomeye cyane mu itangazamakuru ntitwemerewe kuvuga ngo cyane, ariko ni dina zikomeye ngo zaberaga muri iyo hoteli, zikatwara miliyoni 12 n'ibihumbi 100 ngira ngo mu ijoro rimwe, niko yanditse. Kandi mbibutse ko muri iyi tweet harimo n'ibizibiti, harimo na za attachment zerekana uko ayo mafaranga yagiye atangwa. Nimujya ku rukuta rwanjye rwa X murabibona. Hanyuma ngo Archbishop Mbanda, ahangaha niho naherukiriye, yavugaga ko ngo iyi Montana Visitor Hotel ngo bashakaga kuyigurisha, hanyuma noneho ngo Archbishop Mbanda agashaka ko igurwa na Diocese ya Shyira, ariko ku mafaranga menshi. Ariko noneho ngo arabyanga, aravuga ati ni iyihe mpamvu se, ni gute kubera iki twabikora dutya, kandi twebwe dufite amafaranga nka Diocese yo kubaka
iyi nzu ishobora gukorerwamo ibintu byinshi. Nabahaye urugero mbabwira ko iyi nzu bari barimo kubaka, isoko ryari ryarahawe ndetse bariya abantu ryari ryarahawe inkeragutabara. Iryo soko rero ngo ryaratanzwe, ariko habayeho ibintu byinshi byatumaga nyine batanabyumva. Bakavuga bati rero uru ruhurirane rw'ibintu, kwanga kugura iriya hoteli, kwanga ibi bintu byo kurutwarayo ibintu byaza inama, amahugurwa n'ibindi nk'ibyo, ati nabyo biri mu byatumye habaho amacakubiri. Mbese muri make ntabwo abantu bafata uru rubanza nk'urubanza ruri hagati y'abantu babiri, nk'ikibazo kiri hagati y'abantu babiri, Archbishop Mbanda ndetse na Dr Bishop Sam Mugisha. Bakavuga ko ari ibintu biri aho ngaho, bakavuga bati barafungishanyijwe, ari nayo mpamvu Robin we yavuze ngo yababajwe n'ibyabaye byo kuba Sam ari muri gereza, kandi ngo byose bikaba bikozwe na Mbanda. Ni uko nguko abivuga, ariko urubanza nirutangira mu mizi, buriya ibintu bizagaragara, hazavugwamo ibintu byinshi. Hanyuma yavuze ko nanone yavuze ko ikindi kizibiti cyerekana ko atari Sam Mugisha uri mu makosa, ko atanakwiriye kuba ari muri gereza. Aravuga ko Archbishop Mbanda yavayoratinze cyangwa se yahabyuzinze ibintu byitwa canon laws, church canon laws. Ni ukuvuga amategeko agenga Anglican Church, avuga ko aya mategeko atigeze yubahirizwa, ya twa tunama nigeze kubabwira y'inzu y'ababishopu uko yagombaga kugenda, ibintu byose. Avuga ati ibi bintu ntibyigeze rwose byubahirizwa kugira ngo bikemure iki kibazo, aho kugira ngo kijye mu mategeko ya leta cyangwa se bijye muri leta, bitumwe na Bishop Sam Mugisha afungwa. Ati ibi ngibi rero ntabwo byari byakagombye kugira gutya, ahubwo ati ibi ngibi byatumye Archbishop Mbanda avuyanga aya mategeko kugira ngo bigere ku nzozi ze zo kugira ngo afungishe Sam Mugisha. Ni uko nguko bivuga. Indi ngingo iri na sensible cyane, uyu umuntu aramutse amubonye yamusaba ibizibiti bihagije, ni uko avuga ko Mbanda Archbishop afite bene wabo bari mu butegetsi. Yavuze muri senior government positions, ngo afitemo abantu babiri, afitemo aba security officers. Ni ukuvuga ngo hari abantu bo muri security, ni ukuvuga ngo bashobora kuba ari abasirikare, bashobora kuba ari abapolisi, ngo bafite icyo bapfana. Hanyuma hakaba ngo n'umugore umwe w'umuminisitiri mu biro bya prime minister, ngo ushobora kuba yarashyize pressure kuri House of Bishops kugira ngo bafate imyanzuro, kugira ngo bavurunge cyangwa se bavoyagire aya mategeko ya Anglican Church, ye gukurikizwa, ahubwo hakurikizwe ibyifuzo byabo. Ubwo ngubwo ahangaha aravuga ko na House of Bishop bashobora kuba nabo bafitemo uruhare, kubera ko batewe ubwoba na bariya abantu maze kuvuga haruguru. Ati ngo yarahishwe, urumva. Hanyuma ngo Mbanda noneho ngo atangira gukoresha igisa naho ari ukugira ngo gisimbure, hakoreshwe uburyo bwo gusimbura Sam, to replace Bishop Sam who was not dancing to his corruption. Yego, ngo kugira ngo heguzwe Sam cyangwa se Sam asigwe umwanda, kugira ngo babone uko bamusimbuza.
urumva. Hanyuma ngo iyo ripoti ngo ntabwo yigeze isinywa n'aba auditors cyangwa se ngo ngo ihabwe abo ireba, ahubwo yahise izimizwa. Ngo yarazimijwe yigira mu maboko ya Mbanda, yigira mu maboko ya Archbishop. Ahangaha niko akomeza abivuga, avuga ati ibi ngibi nabyo bigaragaza ko ifungwa rya Bishop Sam Mugisha rishobora kuba ryarabayemo amanyanga. Akavuga ati nyamuna ibi ngibi nibirebwe. Nigeze kubabwira ko iyi tweet cyangwa se gutabaza cyangwa se iyi tweet, iyi X yageze ahantu kure, kubera ko burya ikintu iyo cyageze mu biro bya nyakubahwa perezida wa repubulika bikagera mu buyobozi bwose haba hehe, ukabona byageze aho ngaho hose, uhita ubona ko umuntu yatabaje koko. Igisigaye kumenya ni uko nabonye ngo ashobora no kuzaza akaza agakora ikintu cyose cyitwa iperereza kugira ngo tuzamenye ukuri. Yarabivuze rwose ahangaha. Ariko nanone akaba agikomeza, reka ndebe muri computer yanjye, yavugaga ko the House of Bishops commissioned an investigation into the two pastora. Yego, avuga ko House of Bishop nabo hari icyo bakoze. Akavuga ati sinode ya ntuza yashyira nanone, ati nayo ni ukuyireba, ati kuko bandikiye Archbishop bamubwira uko ibintu bimeze, ariko nanone ntibyitabwaho. Ndimo kubireba neza, munyihanganire mbirebe neza kuko yego. Hanyuma aravuga ngo the House of Bishop commissioned an investigation into the two pastors' allegation against the Bishop Sam, and the report was submitted kuri uriya, and be the report because it was clean and in serve his plan. Ngo House of Bishops ngo bakoze uko bashoboye kose, bakora investigation, bakora icukumbura ku bapasiteri babiri babandi nigeze kubabwira, barimo Kabaragasa, hakabamo n'undi ngira ngo muramwibuka. Hanyuma ngo babikoraho iperereza, bavuga bati reka turebe ibi bintu bakoresheje barega Bishop Sam, turebe uko bimeze. Hanyuma noneho ngo ripoti yavuyemo ngo yajyanywe kwa Bishop Mbanda. Hanyuma noneho iyo ripoti nta kintu yamaze, cyangwa se ntibigeze bayiha uburemere, ngo kubera ko yashyiraga ahagaragara ko Bishop Sam arengana. Iyo ngiyo rwose ngo yarazimiye, barayihorera bayifata nk'ibintu biri aho ngaho. Hanyuma ngo sinodi ya diyosezi yashyira nayo yandikiye Archbishop, yandikira na perezida Paul Kagame, perezida wa repubulika Paul Kagame. Ariko mu duko aravuga ngo ariko ntituzi neza niba iyo baruwa yarigeze igera kuri nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, kubera ibintu twavuze haruguru, ukuntu ngo bagenda baniga communication. Urumva ngo bagenda baniga communication, ati kubera ko explaining the Shira issues in vain. Mati iyo baruwa nayo yerekanaga ibintu birimo kubera ishyira, ariko nta kintu byigeze, iyo baruwa nta kintu yigeze igeraho. Ntabwo twigeze tubona feedback, ntabwo twigeze tubona hari icyo babikoraho. Bakavuga bati dufite ubwoba ko iyo baruwa ishobora kuba itarigeze igera no kuri nyakubahwa
perezida wa repubulika Paul Kagame. Yewe ni byinshi, ni byinshi rwose. Ariko tumubona yuriye igiti akavuga ati uyu munsi ndarara iwawe, yahise ngo avuga ngo ni umugabo wakoraga muri za Rwanda Revenue z'icyo gihe, mu bakoresha bikora avuga ngo uwo nambuye wese ndamuriha kane. Uwo nambuye wese yumvise kuba Yesu araye iwe, kuba yanariha ibyo yambuye yariye bidahagije, ahubwo aravuga ngo uwo nambuye wese ndamuriha kane. Muramwibuka Zakayo, umugabo ngo wari mugufi cyane, uwo nambuye wese ndamuriha kane. Imbabazi zacu ziba zikwiye kujya mu bikorwa. Niba reka tuvuge ku byo turimo kuvuga, niba koko reka tuvuge ko wenda Archbishop Mbanda hari utuntu yakoze kugira ngo uriya muntu ajye muri gereza, uretse ko ntabihamya kuko yafashwe n'urwego rwa leta rwitwa RIB rufite icyo rwamufatiye, RGB ifite ibyo ivuga, Anglican Church House of Bishops buriya wenda bafite ibyo bavuga, n'ibi ngibi tuvuga. Reka tuvuge ko wenda kuko hari ukuntu byaba byaragenze hakabamo kumvishanya. Gusaba imbabazi kwa nyako ni ukugenda, usibye ko iyo byageze muri leta biba byagoranye. Buriya hari ikintu bita kumanika agati wicaye. Iyo byageze muri leta ugiye kuvuga uti ariko ntabwo leta yabyanga, kuko kunga abantu ni n'umurimo wa leta. Navugaga ngo reka ntekereze ko wenda byaba byaragenze bityo, hanyuma Archbishop Mbanda akagenda akavuga ati uyu mugabo ari muri gereza ariko ni njyewe bla naciye muri ibi n'ibi, usibye ko nyine byaca mu bindi n'abafashe n'abagize bate byafata abantu benshi, ariko akavuga ati mumbabarire. Uriya ziriya mbabazi uzi ukuntu zaba zisa neza, zaba zisa neza, abantu bakongera bagahoberana. Ni nabwo bubyutse bwigeze kubaho muri uru Rwanda, kandi buciye muri Anglican Church. Anglican Church mubyumve neza, mubyumve neza ko ari ibintu biryoshye. Abantu basabanaga imbabazi bakaryoherwa, bagahoberana, bakaririmba indirimbo nziza z'amazamuka. Ni urugero natangaga. Imbabazi rero ni nk'izo ngizo. Niba Rukizangabo narakubise umuntu urushyi, ningende mvuge ni runaka namukubise urushyi mu mwijima abantu ntibabibona, ariko burya yari iki. Izo nizo mbabazi za nyazo. Imbabazi yego, imbabazi zo gusaba mu cyubahiro za gishumba n'iki byose ibyo ngibyo. Icyubahiro ni icy'Imana, abantu bakagishyira hari, Imana ikagifata, hanyuma abantu tugakomeza tukibera abantu, kandi Imana igakomeza ikaduhesha icyubahiro twebwe. Inshuti bakunzi bacu, abakunzi ba Rukizangabo Shani Official, nimuduhe ibitekerezo, ariko ibitekerezo bitarimo kwibasirana. Sinifuza, nubwo ntabihagarika, sinifuza ibitekerezo byibasira nyakubahwa Archbishop Mbanda Laurent. Ntabwo ari byiza, mwitukana. Sinifuza ibitekerezo bifunguza Sam Mugisha Bishop. Oya, amategeko azakora, amategeko arimo gukora, ariko amarangamutima nyabona afungiye ubusa yororo, nta n'impamvu utanga, nabyo ntacyo biba bivuze. Ahubwo nihaze ibitekerezo, koko igitekerezo umuntu abona akabona ni igitekerezo kitarimo kwibasira, kitarimo gutukana, kitarimo, si umuco w'u Rwanda, si n'umuco w'idini ryacu nka Anglican Church. Reka mbashimire rero, reka mbashimire. Njye nitwa Rukizangabo Shani, urubuga rwitwa Rukizangabo Shani Official. Nimukomeze muze muri uyu muryango muri benshi. Abatarakora subscribe mukore subscribe, ibiganiro byacu kandi musharinge, mubihe abantu benshi, mukande like, muduhe n'amakuru menshi, kuko ahangaha niho dukorera. Ndabashimiye rero mwese, mukomeze kugira ibihe byiza. Uwiteka abe hamwe namwe nk'uko turirimba mu Giporoso kugeza ku mperuka y'isi, kandi shalom ku bantu bose. Ababajwe n'urupfu rwa Papa birumvikana, nk'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika birumvikana, abantu barababaye, ariko nanone nk'ikiremwa muntu atuvuyemo, kandi ni umuntu uzwi. Ubwo ni ukuvuga ngo ababajwe uwo muryango wose dukomeze kwihangana, n'abandi mwese mufite ibibabanda byatumye imitima yanyu itamererwa neza, mwese mukomeze kwihangana,
mbibutsa ko tukiri muri ya myaka ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu muri 1994. Aho ngaho dukomeze gukomera. Hari aho iki gihe ubwicanyi bwari bugikorwa, jenoside yari igikorwa hirya no hino ahatari hakagize ubutabazi bw'inkotanyi. Aho ngaho muri mu gushyingura imibiri y'abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi kuzageza muri ya myaka ijana. Nimukomeze kwihangana, turifatanyije, turi kumwe namwe.